nyogoku dufite n'utuvugo twaguteguriye. tuganire twimuka umuco wacu tuganire twimuka umuco wacu ni igicumbi gicuma ituze n'igicaniro cy'igicari kidutera kudacisha umuco wacu twarazwe na gihanga ukaturanga aho turi hose ukadutandukanya n'abiyo tuwusigasire tuwurinde twirinde kwitwa abubu. Abubu kwitwa abubu ntibidukwiye, abato mubyumvire mwe mubwirwa, babyeyi bacu nimukumire. Ubukungu mubona n'uru Rwanda rusa gutya, igihugu cyuje umutekano, cyose cyuje umunezero, tubikesha umuco wacu. Umuco watumye Ruganza wundura u Rwanda kigera inda warasarurasanira yigahindira komeza injiji rwabugera komera ku muheto. Mutara Rudahigwa na Musinga baritanga, iz'amarere ziratabara ngo utaducika. Umugabo udasuzugurwa ati ndaje, akubita hirya akubita hino, abanyamahanga birabarenga. Umuco urongera uraduhuza. Perezida wacu Kagame wacu uri intwari pe, n'abataremera bazemera. Paul Kagame kwita intwari yarabirenze, yateye ikirenge mu cy'abakurambere. Ubwo se nkwitiranye nande, Rudahirwa cyangwa Yuhi Gahindiro? Oya uri intore z'urusha intambwe. Ugize ngo iki? Hari n'ibyo yakoze byari byarananiye menshi, munega amatwi mbabwire. Yaciye ubusumbane mu mashuri, aca ubusumbane mu kazi. Erega n'ibikingera biciye, umutara wose uramwirahira. Ibyo byose ni ugusigasira umuco, mumfashe tumushime. Namunyumvishiriza yariciye, erega n'amoko yariciye, kudutwa tutsi uracyabyumva. Uretse njye utanabizi, nawe birwa birishiriza ayo mu mahanga, kandi nawe ndaburiye, utazi inkotanyi arazibarirwa. Ese mituweli yo si agashya? Ibyo byose ni umuco. Muzehe wacu uzitwa umutware imyaka yose. Ese si wowe wahaye umugore ijambo? Ntibyari byarayoberanye bigatuma ndabagashiriza amabere. Babyeyi bakobwa mumfashe dushima umusaza. Umusaza ararenze, uretse no mu isi no mu ijuru barabizi. Maze rero dutarame, nimuduha akanya tuzagaruka. Mudusurize umusaza, mutabana b'indati twabahizi, tumwifurije umuganura mwiza. Mugire Imana, mugire u Rwanda, mugire Kigali yatuganuje.